Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru yubaka society. Inama y'abaminisitiri yateranye yanzuye ko inote zishaje zigomba kuba zajugunwa zigakurwa mu yandi zikaba zajugunwa ahabugenewe, bikumvikana ko abaturage babitse amafaranga kugeza kuri akanya bakaba bitse guhera ku 1000 ndetse na 500 bitanu n'andi mafaranga yose yakozwe mu mwaka wa 2007. Byumvikana ko amafaranga nubwo yabitse ariko azagupfira ubusa. Leta y'u Rwanda kandi ishishikariza abaturarwanda bitse amafaranga mu ngo n'abandi bakomeje kugenda babika mu mahembe, bivuga ko bagomba kuyashyira kuri banki kugira ngo mu by'ukuri bimaze kuba warangira amafaranga yose yamaze kuba yagera kuri banki. Uko byakomeje kugenda bigaragazwa, minisitiri bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cyo gukoresha aya mafaranga atujuje ubuziranenge nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Bamwe bakavuga ko aya mafaranga agomba gufatwa yose akajugunwa, bikumvikana ko abaturarwanda bose mu rusange bashishikarizwe kujyana amafaranga kuri banki, bikavuga ko nta muturage wemerewe kubika amafaranga mu rugo by'umwihariko guhera ku 1000 bitanu n'andi mafaranga yose yakozwe mu mwaka wa 2007. Bikumvikana ko amafaranga yose abaturarwanda bayabitse mu ngo bagomba kuyageza kuri banki kugira ngo banki izafate aya mafaranga ibashe kuba yakuramo andi mafaranga kugira ngo aya mafaranga yawe azongere kukugarukira ari amafaranga yemewe. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, amafaranga yose yashaje cyangwa se yakozwe mu mwaka wa 2007 agomba gufatwa akagenwa kuri banki kugira ngo banki izabashe kuba yakuramo andi mafaranga azongera guhabwa by'umwihariko uwafashe amafaranga ye akayajyana kuri banki. Gusa abaturage bakomeje kugenda bibaza, abakomeje kugenda bafata inguzanyo n'abandi bakomeje kugenda bakora ibikorwa ariko nanone bagakoresha aya mafaranga, ikibazo cyawe kizagenda gute? Bikumvikana ko n'abandi bafite amafaranga menshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda n'amara bitewe ubwoba cyane, bikavuga ko bakomeje kugenda baguza amafaranga abavandimwe babo ariko nanone bikumvikana amafaranga yabo bazayahabwa mu mwaka wa 2026. Bikumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cy'uko leta yakomeje kugenda ibabwira ko amafaranga yose agomba gucibwa muri uku kwezi kwa 12 kugomba kurangirana umuturage wese ubitse amafaranga mu nzu akayigeza kuri banki. Abaturage kandi bakomeje kugenda bagaragaza ko abagifite amafaranga mu ngo bakiyakoresha bagomba kuyafata yose uko angana bakayashyira kuri banki kugira ngo banki izabashe kuba yafata aya mafaranga yose kugarura yamaze kuba yayakuramo amafaranga yemewe. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, banki yakomeje kugenda igaragaza ko uyu mwaka wa 2025 amafaranga yose umuntu ukiyafite mu ngo agomba kuba yayafata akayashyikiriza banki mu by'ukuri kugira ngo hazabashe kuba hakurwamo andi mafaranga yemewe kugira ngo leta y'u Rwanda ibashe kuba yahindura by'umwihariko amafaranga. Ukabona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cy'imbogamizi zikomeye cyane, bakomeza kugenda bibaza ese kubera iki banki ije kuba yatungurana cyane mu Rwanda. Ndakubwira ngo bakomeje kugenda humvikanamo ibintu bikomeje kugenda bitungura benshi, ubwo ngubwo bamwe bakavuga ko mu by'ukuri bitagakwiye kuba banki yahita ifata umwanzuro wo guhita ihindura amafaranga. Bikumvikana ko hari abaturage bari bagifite ibikorwa byari bikirimo amafaranga yabo, ariko ukabona ko abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko banki ibintu ikoze atari byo, guhita mu by'ukuri igaragaza ko muri uyu mwaka wa 2025 kumera zawo mu kwezi kwa 12 amafaranga mu by'ukuri aba yabitse bose agomba kwita ahindurwa. Bikumvikana ko nimba ufite inoti ya 500, inoti y'igihumbi, inoti ya 2000 ndetse n'andi mafaranga yakomeje kugenda akorwa mu mwaka wa 2027 ngo aya mafaranga yose agomba kuba yahindurwa akaba mu by'ukuri hazanwa andi mafaranga mashyashya. Ariko kabona ko abaminisitiri bakomeje kugenda bagaragaza ko ari imyanzuro ikiri guproposwa. Bikumvikana ko kugeza barakanya mu by'ukuri ufite amafaranga mu rugo agomeza kugenda ashishikarizwa kuba yafata aya mafaranga mu by'ukuri akayageza kuri banki kugira ngo banki izabashe kuba yareba ese aya mafaranga tugiye kuba twahindura twongeye tuyakuremo andi mafaranga yemewe na leta y'u Rwanda. Kugeza aho kanya uri kubona ko abaturage bakomeje kugenda babyakira nabi nyuma yo kumva ko hagiye kuba haza impinduka yo kuba umuntu ufite amafaranga by'umwihariko gukora ku mafaranga 500, 1000 ndetse n'andi mafaranga yakomeje kugenda akorwa mu mwaka wa 2007. Byumvikana ko aya mafaranga ngo agiye kuba yatagarante cyangwa se akahita acibwa ku isoko ry'umurimo. Bikumvikana ko ufite aya mafaranga ukaba wayajyana ku isoko kuguramo ibicuruzwa nta muntu uzongera kuba wafata aya mafaranga. Kugeza aho kanya bikomeje kugira byumvikana ko abaturarwanda batangiye kuba maso ndetse bamwe bakaba bari kwanga gufata amafaranga kugira ngo mu by'ukuri bataza kuba bayaca bakiyafite. Benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi zitandukanye bibaza impamvu mu by'ukuri bagiye kuba bahindura amafaranga, ariko nanone bakaba bari gukomeza kugenda bayakoresha kugeza kuri aka kanya. Kugeza kuri aka kanya biri kumvikana ko amafaranga kugeza mu kwezi kwa 12 agomba kuba yamaze kuba yakurwa cyangwa se yahinduwe. Bikumvikana ko kugira mu kwezi kwa 12 mu mpera zako birumvikana ko nko ku itariki 30 bizumvikana ko umuntu uzaba ugifite aya mafaranga atazaba akiri gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Bikumvikana ko abayafite basabwa kuyashyikiriza banki ndetse n'abacuruzi bose bakaba bafata amafaranga yabo bagatangira kuyabitsa kuri konti zabo, ariko bikumvikana ko
abaturage bakomeje kugenda babika amafaranga mu nzu azabapfira ubusa. Banki y'u Rwanda igakomeza kugenda ishishikariza abaturarwanda kugira ngo mu by'ukuri bafate amafaranga yabo bafite bajyane kuri banki kugira ngo bakomeze kugenda bagirana imikoranire, bakomeze kugenda bakorana, bafatiye aya mafaranga bashe kuba bayakuramo andi mafaranga yemewe agiye kuzakoreshwa mu mwaka wa 2026. Biri kumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi zitandukanye, bati mu by'ukuri mwakiye amafaranga ariko aracyarimo gukoreshwa ku isoko ry'umurimo. Ibi ngibi biraza kuba byatuma mudukoresha amakosa, kuba hari abacuruzi bakiri gufata aya mafaranga kandi byumvikana ko mu by'ukuri ku mpera z'uyu mwaka aya mafaranga agomba kuba yamaze kuba yacika burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bigakomeza kugenda byumvikanishwa n'abakomeje kugenda bakoresha aya mafaranga yo mu Rwanda bagaragaza ko hakirimo ikibazo, ariko leta y'u Rwanda ikabwira abaturage gutuza, ndetse kandi bikanumvikanishwa n'abo mu by'ukuri bagaragaza ese aya mafaranga haba harimo amafaranga yakozwe atemewe cyangwa se hari amafaranga akomeje kugenda aprintingwa ariko mu by'ukuri aya mafaranga akaba atujuje ubuziranenge. Akaba mpamvu mu by'ukuri bakomeje kugenda bayaca, bamwe bakomeje kugenda bibaza ibibazo bitandukanye, ariko rero mu by'ukuri leta y'u Rwanda kugeza buri kanya uretse ko yakomeje kugenda igaragaza ko hari amafaranga agiye kuba yacika mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo irabasha kuba yagaragaza impamvu mu by'ukuri igiye kuba yaca aya mafaranga. Ariko ukabona amafaranga agiye kuba yacibwa mu Rwanda ari amafaranga yakozwe mu mwaka wa 2007. Bikumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko hakirimo ikibazo gikomeye cyane, uretse ko benshi bakomeje kugenda basaba leta y'u Rwanda gusobanurira abaturage ese niki kigiye kuba cyatuma mu by'ukuri amafaranga acibwa mu gihugu cy'u Rwanda nkanga. Bikumvikana ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibibazo bitandukanye, niba ko mu by'ukuri umuyobozi mukuru wa BNL yakomeje kugenda agaragaza ko imikoranire mu Rwanda by'umwihariko ku mafaranga y'amadolari yakomeje kugenda igorana cyane, mu gihe byumvikana ko igipimo cy'amadolari cyazamutseho 5.5%, aho kandi bikomeje kugenda bigaragazwa ko idolari rikomeje kugenda rita agaciro buri uko bwije n'uko buke. Bikumvikana ko abaturage bafite amafaranga babikije by'umwihariko mu madolari bari kuyabikuza bakayashyira mu manyarwanda, ariko ugasanga leta y'u Rwanda iri kugaragaza ko n'aya mafaranga y'u Rwanda mu by'ukuri hari agiye kuba yacibwa burundu by'umwihariko atazongera kuba yakoreshwa. Abaturage bagakomeza kugenda bajya mu rujo rutandukanye bakibaza ese mu by'ukuri amafaranga yabagiye kuba yacibwa hakaba hagiye kuba haza ibindi bintu bitandukanye bizasimbura amafaranga. Benshi ubwo nguko bagakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye ku gisoro kanya kuraza kuba ubona ko ari amayobera akomeje kugenda agaragara ku isi hirya no hino. Ndakuvuga ngo mu by'ukuri amafaranga y'amadolari benshi bayafite bakomeza kugenda bayabikuza bakaba bayabika by'umwihariko mu mafaranga y'ibihugu baturukamo, ariko kubona ko bikomeje kugenda bicanga benshi ku gisoro kanya ku isi hirya no hino. Biri kumvika ko mu by'ukuri byakomeje kugenda biba amayobera atandukanye cyane. Ndakuvuga ngo mu by'ukuri BNL yakomeje kugenda igaragaza ko abafite amafaranga mu ngo basabwa kuba mu by'ukuri bayashyikiriza banki ya BNL kugira ngo ibashe kuba yayacunga neza, kugira ngo mu by'ukuri nihaza kuba hagira impinduka zigaragara abaturage baje kuba basubizwa amafaranga yabo. Bikumvikana ko nudafata amafaranga yawe uyajyane kuri BNL kugeza hora kanya igihe mu by'ukuri bari buze ko bashyiraho itangazo rigaragaza ko amafaranga agera ku noti ya 500 ndetse n'igihumbi, byumvikana ko n'inoti z'ibihumbi 2 zigiye kuba zacibwa, namara kuba hasohoka itangazo rigaragaza ko aya mafaranga amaje kuba yacibwa burundu mu Rwanda, mu by'ukuri ngo abayafite baraza kuba bahombye. Bityo rero mu by'ukuri bikumvikana ko abafite amafaranga yose bagomba kuba bayafata bakayageza kuri banki kugira ngo BNL ikomeze kugenda iyasevinga habugenewe kugira ngo aya mafaranga azongere akorwemo andi, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ariko abaminisitiri bakomeje kugenda bagaragaza ko nyaboneka abanyarwanda mwese mufite amafaranga mubika mu nzu mubasha kuba mu by'ukuri mwakiga umuco wo kubika amafaranga kuri banki, bitewe n'uko nyine isi turimo ikomeje kugenda ihindagurika cyane. Hari igihe uzaba ubitse amafaranga mu by'ukuri hagira igihe ukumva ngo burakeye ayo mafaranga yataye grante. N'abavuga mu by'ukuri byakomeje kugenda byumvikana ko abafite amafaranga uretse kuyashyikiriza banki naho none kuba mwabika amafaranga kuri momo nabyo mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane. Nyaboneka ntugafate amafaranga yawe menshi ubashe kuba wayashyira kuri telefone, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri biri kumvikana ko akomeje kugenda hagaragara impinduka ziteye ubwoba cyane. Bwacya mu gitondo ukumva ngo aya mafaranga mu Rwanda ntabwo yemeye kuba yakoreshwa, uretse ko u Rwanda rwaje kuba rwatanga igihe kingana n'ukwezi ku kwezi kwa 12. Byumvikana ko amafaranga yose mu by'ukuri bavuze ko azacibwa agomba kuba yacitse mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda mwese mu by'ukuri nyaboneka mufate amafaranga yanyu mufite abayabika mu nzu n'abayabika mu mahembe, numva muzi ko mu by'ukuri mwashyikiriza BNL kugira ngo izabashe kuba yafata aya mafaranga yanyu mu by'ukuri ize kuba yakuramo andi mafaranga. Imyanzuro y'Aminisitiri yanze ko amafaranga agomba kuba yahinduka mu gihugu cy'u Rwanda, harimo amafaranga by'umwihariko agiye kuba yahinduka. Ntabwo ari amafaranga yose abagiye kuba baca burundu, hari amafaranga agomba kuba yacibwa n'andi mu by'ukuri agomba kuba yasigara. Ariko nyaboneka mufate amafaranga yose mufite mwashyikirize banki, kuko ntabwo wamenya agiye kuba yacika nubwo bakomeje kugenda babiporopoza by'umwihariko mu nama y'Aminisitiri yabashe kuba yaterana.